Duherukanye se atungurwa no guhamagarwa na Lopez ari kumwe na Chris. Byarangiye bite? Hagati aho Leah yakiriye umushyitsi utunguranye. N'urunana. Ese burya niwe wakomanga gatana? Ni jewe da. Amakuru Sereya. Amakuru ni meza. Ahubwo nayinyobe umuntu nkomangiye muri iki gitondo kuko nzi ko nta bantu bajya bagenda iwanjye. Mvuye mu kazi ndibaza ntariko si uyu mwana utuye aha ntajya mpana mwaramutse. Ntazagira ngo ndirwa mwaga sinkunda abantu ra. Niko kuvuga ntireka ngo usuhuze. Ni byiza cyane pe. Uzi ko hari ahantu ucumbika ukabona muhujwe n'amafaranga ubishyura gusa. Yewe na sori na rero suko tumeze. Abantu bacumbika baragenda ukabavandimwe bacu pe. Ni byiza cyane. Nanjye narabakunze pe. Nzajya za gusuhuza Leya. Ndabona nawe uri umuntu mwiza. Hari abandi bakobwa rero ushobora kujya gusuhuza uri umusaza nk'uko kwanje. Ukabona gukubye na zero rwose. Je ntabwo ndi muri abo rero. Nakira abangana bose kandi mu buryo bumwe. Ntiwumva rata. Nkunda n'ukuntu uri umukobwa utuje udasamaye nk'ibyateye. Murakoze cyane. Noneho na hano mu nzu yawe uko hasa haratangaje. Utuntu twawe tuba dufite isuku, turi ku murongo, dutunganyije neza. Mbese nyine umuntu yareba mu nzu yawe ntahahaga. Ko abandi se batajya babimbwira ra. Madamu wawe sori nagenda hakenshi yari atarabimbwira. Abadamu se wagize ngo bajya bamenya kwitegereza bagenzi babo. Ubu wasanga ataranakubwira ko wambara neza ukaberwa. Ariko si byo byose ubibonera he ko tutajya dupfa guhura tana. Burya nubwo ntavuga mba nkwitegereza. Uzi iyo wambaye yakanzu ngo ufite ukuru karenzaho kagakoti k'ikoboyi ariko ntugafunga ibipesu. Ndumva utangiye kunyitera ibisoni tana. Ewe, ubundi se yatashya amarike ahangaha koko. Ese wowe ko narinzi ko wagiye guhinga utebe uturuka isori. Nuko ye, niyo mpamvu se bihereje umubyizi wo kuza kubwira rero ibyo yambara bikamubera n'ibitamubera. None se bibaye ikibazo kuba nciye aha nkamusuhuza. Aha, ntabwo ari ikibazo wo karama we. Jewe se kutajya umbwira ibyo ukunda ko nambara nuko nta bimbera ngira. Niba uticara suragenzwa n'icyonori. Kakana kanjye kamaze iminsi karwaye narinje kureba ko nta mara ufite nyine ngo muheho ndebe ko namwondora. Shisha kibondo se? Cyane. Iriya firiga ni nziza. Uzi ko umwana yinywaho mu cyumweru kimwe ugahita ubona impinduka we. Ariko Imana irankunda mukobwa Jana pe. Ejo niranywa icyaka nshaka ahantu nakura nayo icupa rimwe ndahabura pe. None dore iragoboye. None se mukobwa kuzanye udushashi dutatu gusa. Yizane yose rwose ndashaka nyinshi. Erega nubwo nakubwiye ko nyiha umwana ariko nanjye mba ngashaka. Ko narabuze umukiriya se natwe tumaze iminsi tuyinywa iyi niyo yari isigaye. Akira ngo amafaranga yiye ntwaye. Noneho nuzana indi tuzavugana. Muri mu biki mwababyeyi mbe? Fureka mu gitenge se shaka defatamenye byari byo. Niko mukobwa sha. Wowe na Honorine ko mbona mupfunyengeza mu bitege muri mu biki. Honorine ngo yararwaye inzoka, urabona ko ari umwana rero ntaramenya gusabika. Yaraje ngo musabikire. Oya mwingirinjije yewe. Nabonye muhererekanya amafaranga na Shisha Kibondo. Shisha Kibondo? Reka Shisha Kibondo se nabanye Honorine muciki. Umva, Shisha Kibondo nyiho umwana uyigenewe gusa nabakuru bandi abimamaze. None nanjye ngo najya kwitegeza rubanda. Honorine, karame, ufite icyaho mu gitenge. Umbwiza ukuri kandi ntumbeshye. Nyine sinakubeshya muga. Niyirimo. Umva mukobwa sha. Ishisha Kibondo ugurisha umenye ko ubwo mu mwana wawe umuti nyunganira mirire leta yamugeneye ngo akure neza kandi murinda kugwingira. Erega wa muntu we mba mfite ibibazo. Ngo ufite ibibazo? Ibibazo birakemuka ariko igwingira ntirijya rivurwa ngo rikire. Ushatse wakoresha ifi icyo bayiguhera kugira ngo urinde umwana wawe ibyago byo kurwaragurika. Ndetse nawe wirinde guhora usiragira kwa muganga mu gihe abandi barimo gukora biteza imbere. Ndabyumvise ntabwo nzasubira. Uyu ugomba guhera aka kanya. Subiza Honorine amafaranga ye nawe gusubize Shisha Kibondo y'umwana wawe. None se ko twamaze kugura ndamusubiza ifu yanjye gute? Oya Honorine, kugura Shisha Kibondo na mukobwa Jana kandi uzi ko afite abana bafite ikibazo cy'imirire mibi nabwo n'ubufatanyacyaha. Musubiza ifu ye amafaranga yawe. Ntabwo ubura ibindi biribwa bifite intungamubiri ugura ku isoko. Nese ubwo bicuruzwa ku isoko ndagura iki gikungahaye ku ntungamubiri nk'iziri muri Shisha Kibondo koko muga? None se kugiye nta kintu ufashe nye? Ndumva nta kintu ushaka mama. Byagenze bite kuko?
kuva nimugoroba waje utameze neza. Hari ikintu se Kirisi yakugize ko ari we mwari mwiriranywe? Kirisi ntacyo yantwaye mama. Ikibazo mfite ni Lopez umwana wanjye. Lopez se yakugize ati? Ejo ni kumwe na Kirisi yarampamagaye. Noneho ampamagara telefone nayicaginze ntayiri hafi. Mbwira Kirisi ngo ninde umpamagaye ngo nandebere. Nuko Kirisi yamenye Lopez? Sinzi niba yaramumenye cyangwa ataramumenye kuko yarambajije ngo Lopez ninde ndamwihorera mama. Kandi mumva baramubwiye ngo namurebe? Nyine yasanze ari Lopez. Umwana wanjye koko wagiriwe kuba umwasama. Nk'ubwo wari urimo gukora iki koko ku buryo utari guhaguruka ngo wirebere uguhamagaye? Nonese ko numvise telefone isona nari nzi ko ari Lopez umpamagaye koko mama. Mwana nyagasane we. Ubu koko Kirisi yamaze kumenya ko Lopez ari umwana wawe nye? Ubu se kuko ntibirangiye hari ibindi? Yewe sinzi niba yarabimenye kuko kubona uwitwa Lopez ntabwo bivuze ko yahita amenya ngo ni umwana wanjye. Keretse niba hari amakuru yari asanzwe afite n'iryo zina rizi. Noneho yabona ari impamagaye agahita amenya ko amakuru yari afite koko ari agashimangira. Turakwiyambaje Bikira Mariya mubyeyi mwiza, ukomeze uhuma amaso uriya musore. Ibyo kuba umwana wanjye yarabyaye bikomeze bimujye kure. Ijya biryo si ryo sengesho nsenga mama. Ariko zikukenanye none se urashaka ko bimenyanye? Nibyo byamfasha akamenya neza ubundi we. Yaba ari unkunda akankunda, yaba ari unyaga akanyaga, bikarangira ariko sinkomeze kubaho nihishahisha. Ariko zikukenanye ngo yaba ari kukwanga akakwanga? None ibaza kwanza ariko tukabura umukwe mu kirenga Kirisi. Umva ye. None se kubaho nihishahisha nkaho nibye cyangwa nishe ibyo bimaze iki koko mama? Ahubwo nuko ejo Lopez yampamagaye ntiteguye. Ntanateguje Kirisi bihagije. Wari gukora iki? Umva ye. Mbana nise nkoresha ayo mahirwe yo kuba ampamagaye nkamubwira ko ari umwana wanjye umpamagaye Lopez. Ariko igicucu hanyuma se bikagenda bite? Akabimenya ko nabyaye mama. Ariko subwo ibyo ni ibintu bikomeye cyane sori. Bidakomera. Ni gute umuntu w'umugabo ava mu kazi koko aho gutaha ngo ajye waruhuke akaboneza kwareya? None se nibasanze nihagarariye muri saro hari ibindi wadusanzemo? Tana, ndakumva. Uvuye ku kazi nkureba. Aho ukomeza ngo uze mu rugo mbona bikatishije kwareya. Yewe nabanje no kwibwira ko hari icyo ugiye kumubwira ugahituza mbona amasaha n'amasaha birashize. Birashize nta gutekereza kuza mu rugo koko Tana, hasoni. Ariko urakabya wa mugore we. Urakabya pe. Narengeje iminota 10. Ese 10 y'ubundi ni yagatiki. Umuntu w'umugabo rwose ngo iminota 10 muri mu rugo rw'umukobwa. None se uriya mukobwa aheruka kwishyura ubukode ryari? Cyangwa hari wibwira ko iriya nzu nayimuhereye ubuntu? Are we, noneho wari ugiye kumwishyuza? Ntamwishyuza se. Ahubwo nari mumereye nabi cyane. Kuko ntabwo numva ukuntu umuntu amara ukwezi atarishyura agafata no kwa kabiri nta sona afite. Kabiri kangahe se bishyuza abapangayira? Ko ye. Ko ari usanzwe mbakurikirana uyu munsi wasimbuye uti? None se ko mbona batangiye kujya bagusuzugura ntibishyure, uragira ngo nterere iyo? Cyangwa ntabwo uzi ukuntu aya mazu twabibasa tuvune? Tanazi rero reka twumvikane mugabo mwiza. Kumfasha kwishyuza simbyanze, ariko reya ni ikitonderwa. Afite iki se abandi badafite? Ariko kuki uriya mukobwa ushaka kuzamurutisha abandi bapangaye yaguhaye iki? Simvuga ko atagomba kwishyura, urumva? None icyo mvuga nuko atari wowe ugomba kujya kumwishyuza. Jya umundekera nzamwishyuriza rwose Tana, tubyumve kimwe. Kubera iki se we ntagomba kumwishyuza igihe ari kwica gahunda twahanye? Oya yewe ntabwo ugomba kumwishyuza. Tana, sinzongere no kubona wagiye ahubwo tutazabipfa mugabo wanjye. Ariko rero sinzi ikibazo ufite. Tuzaba dupfa ko nagiye iwe se. Cyane. Nzaba ngiye yo kumwiba se cyangwa nzaba ngiye kumutuka? Tanazi. Niba nkubwiye ngo sinshaka kujya kwa Reya mbabarira ubyumve. Ubyumve kandi ubyubahe kuko mfite impamvu. Mfite impamvu ikomeye ituma ntashaka kujya kwa Reya. Sinshaka ko ikururiwe. Impamvu yese kutayivuga ngo nanjye nyimenye nyine. Ese ko ndabutangiye kunkanga. Ariko Tana, tuvugishije ukuri. Umukobwa w'igitomati nka Reya uteye nk'igisabo, ugiye ugasanga amaze koga ari kwambara wabigenza utetana. Wamva. Waya Fili, ongeraho amafaranga rwose make ngwiye mba nkubwire busho. Kuri ayo mafaranga nta n'igiceri cya 5 nakongeraho. Sinzi niba yo naguhaye nzayagaruza naye ngo ndongeraho amafaranga. Utayagaruza se? Ariko uzukuru ziriya nizanjye ari nziza koko Fili. Cyangwa wagize ngo nibwabuye ne banyirabwo baba baratereranye ugahinduka imifupa gusa. Ihene zawe ni nziza nyine niyo mpamvu ushaka guha amafaranga menshi.
ariko kuri hariya nimba rwose utayemera pe ugenda wigwishize nta n'igiceri cy'atanu nakongeraho pe. mpa amafaranga rwose firi, mpa amafaranga n'ubundi ngo wanga kwiba rwose ateza ibye. ubwo ndaza kuzitwara ryari? Nushaka kuza tugenda uhita uzitwara, simbona abakiriya bataraba benshi. Gusa iriya sekurume yo rwose ntabwo yitwara yose firi. Oya nkuko nabikubwiye ntabwo yitwara yose kandira. None se ndatwara igice cy'ihene? Ziriya hene zaratuvunye firi, ngomba kubanza nkisana rwose ngiye n'abanjye tukumva ko tutavunikiye ubusa. Ubwo rero yikure muzongura niba ushaka kuyirya. Gusa umuryango wanjye wonyine twarya iriya hene tukayimara koko firi? None uragira ngo mbigenze gute? Nyishyure se kandi ntari buyitware? Umva ko twabigenza, ndayibaga sigarana uruhande rumwe rwo kurya n'umuryango wanjye nawe utwara urundi. Ntabwo ibyo nabyemera rwose. Gusa twazigabana gute ngo tumenye ko ntawe uhenze undi? Mfati ntufite umunzani se? Urahuzana tuzipime noneho tunganye ibiro, tugende tugabanyamo kabiri nyine tunganye ibiro. None se ko inyama zitanganya ubwiza ushatse kumperereza ku magufwa kugusaba ukitwarira amarote? Turazishyira noneho ujye utora inyama imwe nanjye ntora indi, ugaruke utora indi nanjye ntora indi, gutyo gutyo ku buryo tugabana tukaringaniza. Kareka ibyo se nabyemera busho. Kubera iki ariko? Ugenda guha amafaranga y'ihene zawe zose, niba ushaka inyama uzaze kuzigura muri bushari nk'abandi. Ariko firi, ubu nzaze kugura inyama iwawe rwose zene niyororeye ku giciro cyo hejuru koko? None tubigenze gute ko nanjye ibyo byo kugura igipande ntabyemera? Nta cyaretse umuryango wanjye firi, niba ubyanza rwose ugura izindi kiriya gisekuru mu kiyorere, ndushaka tuzakirya icyumweru cyose. Ubwo 40,000 twari twabariye kiriya gisekuru murabyirengeshwe busho. Ngire nti ngo ugiye kukirya ngo wowe n'umuryango wawe. Cyagenze gute? Yewe nta kintu nsanga arifite ariko yaratangiye kuyinywaho. Ati numvise ukwinurira sinayigurisha. Namaze kumuhereza amafaranga urumva, muganga Devota baratubonye aza kudutonganya. Abatunganya se kuko mwakoze iki? Iriya shisha kibondo ntabwo baba bemerewe kuyigurisha Kareme. Urumva rero yatonganyaga mukobwa jana mubaza niba atazi impamvu baba bayimuhaye. Ariko ibyo wowe ntacyo byakorera abagabo bagomba gutonganya ugurisha ifu yagenewe umwana ufite ikibazo cy'imirire mibi. Natwe abayigura rero ngo tuba turafatanya cyaho kugwingiza uwo mwana wagenewe iriya fu ngo agire imikurire mibi. Ko no gukabye. Ubwo rero wese ugira ubwoba ureka kuyigura ngo nuko Devota avuze ngo urumufatanya cyaha. Ko yavugaga narakaye Kareme kandi Devota ndamuzi ntajya arakara. Yahise ambwira ngo nimusubize ifu ye nawe ansubize amafaranga yanjye ngo njye kugura ibindi biribwa mu isoko byo guha umwana. Murongera muraguranura. None ubwo twari gusuzugura muganga Kareme? Mwamwubashye murakabye kubanza hari wowe ukimufata nka nyokobusha. Rwose mukobwa jana namusubije ifu ye nanjye njya kugura ibiryo bisanzwe mu isoko nk'uko muganga yaramaze kungira inama. Ariko nyine nari nibagiye ko nyogokuru yamamagaye Kareme. Ahatikiza. Nyine yambazagaho gahunda tuyigeze ngo yamaze no gutumira abantu da. Imwe yo kujya iwanyu gusaba se? Yego, kimwe no gusezerana mu murenge Kareme. None sinzabikubwiza icyo koko Nori. Sinakubwiye ko ibyo kujya kugusaba rwose ntabijyamo tukirebana y'ingwe na mama. Nese ubwo tubigenze gute ko nyogokuru abenyishyuza cyane Kareme? Uzasaba imbabazi mama mubanze mwiyunge twongere tubane neza nka mbere. Nintazimusabaza. Izi mpaka za Honorine na Karemera zizakemuka zite ko bose bakomeje gutsimbarara? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.